Nkimara kwinjira nakomeje gutangazwa n'ukuntu aho hantu hari heza cyane, hari heza ku buryo nabonaga birenze n'ukuntu njyewe nabitekerezaga. Nakomeje kuzenguruka ahantu hose nuko turongera duhuza amaso. Mu by'ukuri sinzi ukuntu nabyita, niba byari urukundo, niba byari iki simbizi. Gusa ikintu cyo nzi ni kimwe nuko numvaga nakomeza kumwirebera, numvaga namureba byiteka, nkumva sinamukuraho amaso yanjye. Gusa ariko ibyo nifuzaga ntabwo nabishoboraga kuko isoni zaranyicaga, nkashaka ibindangaza, nkashaka ibintu mpugiramo kugira ngo adakomeza kubona ukuntu ndimo kumwitegereza cyane. Hashira akanya ariko gutuza bikanga, nkumva mbuze amahoro neza, nuko nkongera nkahita nshakisha ahantu ahagaze kugira ngo nongere mwirebere. Ikintu cyari gitangaje cyane ariko ni ukuntu nasangaga nawe arimo kunyitegereza cyane. Nuko rimwe duhuje amaso noneho ntiyakomeza guhagarara aho yari ari, ahita aza ansanga, aranyegera, ampagarara imbere, arampamagara ati Keira. Narikanze, nuko ndamubaza nti Keira? Njyewe ariko ntabwo nitwa Keira. Yarandebye, noneho aranyegera cyane, maze aramwenyura, aranyegera cyane ku buryo numvaga n'umwuka we arimo guhumeka, arimo awumpumekeraho. Ubwoba bwaranyishe, ntangira no gutitira, nawe ubwo arabibona neza ko mfite ubwoba. Ndabasuje cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikiye, nkomeza no gushimira by'umwihariko abantu mwese mutubwira ko mudukunda, mwumve ko nanjye mbakunda cyane. Iyi rero ni inkuru y'urukundo nziza cyane tugiye gutangirana, ndabizi neza ko muzaryoherwa. Dutangiranye n'umukobwa wari uri ahantu tutaramenya neza aho ariho, hari umusore kandi bari bakomeje guhuza amaso, atangiye no kumuhamagara izina, ariko umukobwa akavuga ko iryo zina atari irye. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo bombi bisange aho hantu? Ese bari bari hehe? Ese kumwitegereza cyane koko nuko nawe yari yamukunze, cyangwa hari iyindi mpamvu? Ese kubera icyo arimo kumwitiranya akamwita Keira? Ese Keira wa nyawe ninde? N'abatindiye, reka dutangirane inkuru yacu, nanisabira abantu bose batarakora subscribe ko bayikora, kuko ni inkunga yanyu ikomeye cyane. Mwebwe mwese mwayikoze kandi muba muniteguye kumva inkuru yacu yose isohotse. Imana yacu ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi ni ukuri mujye mwumva yuko mbashimira cyane. Reka twigendere rero n'inkuru yacu y'urukundo. Dutangirana n'umukobwa umwe ari nawe uba urimo kutubwira iby'iyi nkuru ukuntu byose byatangiye. Atangira agira ati nitwa Rihanna, mfite imyaka 23. Mu rugo iwacu ndi umwana wavutse ukenewe cyane, kuko ni njyewe mukobwa wenyine bagira. Mu rugo iwacu turi abana 4, muri abo 4 ngira ngo urabyumva neza kubwo 3 bose ari abahungu, bakaba ari nabo bakuru kuri njyewe, kuko njyewe ndi umuhererezi, njyewe bucura mu muryango wacu. Abo basaza banjye uko ari 3 ni nabo tubana mu rugo. Umukuru yitwa Gaby, uwo hagati umukurikira yitwa Max, naho uwa gatatu ari nawe njyewe nkurikira yitwa Alan. Abo basaza banjye nibo tubana bonyine, kuko nta n'ababyeyi tugira. Nakuze nta papa mbona, nta na mama mbona. Uko nabyumvaga babimbwira nuko papa wacu yari yarapfuye yishwe na sida. Ukuntu byagenze ajya kwitaba Imana byose byatangiye umunsi umwe, ubwo mama wanjye yari atwite. Icyo gihe yari atwite inda yanjye, bakimenya ko atwite umukobwa byarabashimishije cyane, dore ko ubundi mama yari yaravuze ko nta wundi mwana azabyara, kazarera abo bahungu bonyine gusa. Ariko papa akabyanga, akamubwira ko akeneye n'agakobwa. Mama akamubwira ko abana bose ari abana, ariko papa agakomeza kumwinginga ati ndakwinginze ongera ugerageze inshuro imwe gusa, hari igihe yaba umukobwa, nataba we ni ukuri tuzarera abo bahungu gusa
ntabwo nzongera kuguhatiriza ngusaba ko watwita. Mama yageze aho arabyemera nuko aratwita, nuko kubw'amahirwe Imana yumva isengesho ryabo basanga mama atwita umukobwa. Barishimye cyane, mu rugo haba ikirori. Mama antwite muri icyo gihe yarafashwe neza cyane, yarafashwe nk'umwamikazi. Nubwo papa yari asanzwe amukunda, ariko noneho yamukunze cyane kurushaho. Papa nawe ahari ubanza yaranakabyaga cyane, kuko n'akazi mama yakoraga yahise amusaba kukavaho. Aramubwira ngo ako kazi ke nakareke, akana ke k'agakobwa katazagira ibibazo. Aramubwira ati akazi kawe kabamo stress nyinshi cyane kavemo. Umwana wacu navuka akazuza byibuze imyaka 2 tuzashaka, kandi ntabwo dukize cyane, ariko nanone ntabwo nzabura ibitunga umuryango. Mama yarakaretse koko, batangira kwitegura uwo mukobwa. Bamwiteguraga wagira ngo ahari azavuka ari nk'igitangaza. Bari biteguye umwana udasanzwe, kuko byari bitandukanye cyane nuko byabaga bimeze kuri basaza banjye. Papa kandi yari yarabwiye mama ko agomba kuzabyara ahari, ko ari we muntu wa mbere ugomba kuzaterura akana kabo k'agakobwa. Abwira mama ati niyo naba ndi ahantu kure bingana iki, ugomba kuzantegereza, ugomba kuzabyara nahageze. Mama akisekera akagira ngo ahari arimo kumubeshya, arimo ariganirira, nuko ahubwo akamubwira ati mana yanjye, mfite amatsiko yo kuzakubona wowe n'umukobwa wawe. Papa akamuserereza ati urumva utangiye kumufuhira? Mama ati hoya si ugufuha, ahubwo ukuntu umutegereje n'amatsiko menshi, n'ukuntu uba wamwitayeho ataravuka, mba nibaza namara kuvuka uko bizaba bimeze. Nuko papa akamubwira ati humura rwose, mwembi muzakomeza mutete, ntabwo nzigira mukurutisha, mba numva wafuhishye cyane. Maze bagakomeza bakiganirira. Papa nuko akamubwira mu ntekerezo ze uko yumva bizaba bimeze hagati ye n'agakobwa ke. Amezi yarisunitse, maze umunsi umwe ari ku manywa, mama ajya kunda, atangira kugira ibimenyetso nk'iby'umugore ugiye kubyara. Ku zindi nshuro zose zabanje, mama ngo yajyaga akunda kujya kunda mu gicuku cy'ijoro, nuko inda ntinamugore cyane, mu gitondo akaba yabyaye. Bari bamaze kubimenyera, bazi ko ari nako bizagenda. Papa yigenderaga ku kazi mu gitondo kare cyane, agataha nimugoroba nko mu masaa 9, kugira ngo abe ari iruhande rwa mama. Gusa yendaga no gusaba konji aho yakoreraga. Haburaga iminsi 2 gusa ngo konji yasabye ayibone, dore ko ari nayo tariki abaganga bari barahaye mama bamubwira ko aribwo azabyara. Mama rero urumva ko yagiye kunda habura iminsi 2 gusa. Akijya kunda ari mu rugo wenyine, papa adahari, yanze kumuhamagara kugira ngo atamuhangayikisha cyane, kuko yari abizi neza ukuntu iyo nkuru yumvise n'akazi gahita kamunanira akamera nk'umusazi. Yaravugaga ati reka mwihorere, nimugoroba nataha aze kunsanga kwa muganga. Mama yanze kumuhamagara gutyo, nuko ahubwo we yihutira kugera kwa muganga. Mama amaze akanya ari kwa muganga, yatangiye kumva asa n'utameze neza, nuko yumva ntabwo bimeze nk'uko byabaga bimeze ku zindi nda yagiye abyara. Maze ahita ahamagara papa ngo ikintu kibi kitaza kumubaho atanamubwiye. Maze amubwira ko ari kwa muganga, ariko amubwira ko ameze neza nta kibazo. Papa akibimenya akumva ko mama agiye kubyara, kwifata byaranze. Nubwo n'ubundi yari ari mu modoka yatashye kare uwo munsi, ariko noneho yumvise gukomeza kwihanganira urwo rugendo yari arimo bitagishobotse. Noneho yahise agira stress nyinshi cyane, yumva hari yahita aguruka akamugeraho byihuse. Noneho kubera gushaka kwihuta cyane,
atangira no kubona n'imodoka yari arimo itarimo kugenda habe na mba. Noneho yahise abona ibyo bintu atabivamo, atakomeza kugenda muri iyo modoka yasaga nkaho irimo kugenda isubira inyuma. Yatangiye kubona noneho no mu muhanda harimo ambuteyaje nyinshi cyane kurenza n'uko yari arimo kubibona. Si we warose bagera ku cyapa, nuko imodoka yari arimo irahagarara. Igihagarara nawe ahita yivamo, nibwo yahise yurira moto kugira ngo agere ku bitaro vuba bidatinze. Papa wanjye muri icyo gihe yumvaga moto ari cyo kintu cyonyine cyamufasha kwihuta kugira ngo agere kuri mama aze kubyara yahageze. Moto ariko igihaguruka nta minota myinshi irashira yahise ikora agisida, nuko papa ahita anitaba Imana. Mama wanjye nta kintu na kimwe bigeze bamubwira kugira ngo adahangayika, gusa ariko n'ubundi we yakomeje guhangayika, agahangayikishwa cyane n'ukuntu arimo kubona umugabo we yatinze kumugeraho. Nuko abwira abaganga ati, abaganga ndabinginze nimuze kumbyaza umugabo wanjye atarahagera. Nuko abaganga bakomeza kumufasha uko bashoboye, ariko banga kugira ikintu na kimwe bamubwira. Baramubwira bati, humura wenda ashobora kuba yahageze, ariko reka dukomeze tugerageze turinde ko umwana yagira ikibazo nawe utaza kugira ikibazo. Nuko bakomeza kumufasha, abantu bose bakomeza no kumwima amakuru, baramwihorera ntibagira ikintu bamubwira. Ariko umuntu umwe utari ubizi, utazi ukuntu babimuhishe, yatangiye kuza amwihanganisha, amuha za pole, amubwira ngo niyihangane, kubura umugabo ari mu bihe nk'ibyo ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Mama noneho yahise amenya inkuru yose, amenya ukuntu byamugendekeye, amenya ko umugabo we bakundanaga cyane yitabye Imana. Mama wanjye icyo gihe ngo yarababaye cyane, agahinda karamwica ku buryo yamaze kubyara ameze neza neza nk'uwataye umutwe, ku buryo yanahise acika, arabura neza neza, baramushaka ahantu hose baramubura, nta muntu n'umwe wongeye kumucira iryera. Kuva icyo gihe mama wacu yarabuze burundu, nta muntu wongeye kumenya irengero rye. Baramushakisha ahantu hose, amatangazo aratangwa hose, ariko yakomeje kubura. Nta muntu n'umwe uzi ahantu mama wacu yagiye. Nakuze nibona ndi kumwe na basaza banjye bahise bafata inshingano zo kundera, kandi nabo bari bagikeneye kurerwa. Abantu babingingiye yuko twajya kurererwa mu mafamiye atandukanye, ariko barabyanga. Gabi na Max bari bakuru, barabyanze neza neza, bavuga ko bazakomeza kutwitaho, njyewe na Arani kuko ariko twari tukiri batoya cyane. Bakomeje kuturera uko bashoboye, n'abandi bantu bo muri famiye barabafasha, ariko Gabi yari yaranze ko twatandukana nk'umuryango, avuga ko azagerageza uko ashoboye ko tuzakurana, ko azaturera kandi ko bizakunda. Papa wacu apfa, bose bari bakiri batoya basaza banjye. Gabi wari mukuru icyo gihe yari afite imyaka 15, icyo gihe Max we yari afite imyaka 12, Arani we yari akiri mutoya kuko yari afite imyaka 3 gusa. Bisa nkaho bari barafashe umwanzuro wo kubyara abana 2 gusa, bakaba bari baratubyaye njyewe na Arani kubera gukomeza gushakisha agakobwa. Basaza banjye rero barandeze, nubwo batari bazi ukuntu bita ku ruhinja, cyane cyane urw'umukobwa, kuko ni nanjye mukobwa wari uvutse bwa mbere mu muryango wacu. Nubwo nta gitekerezo na kimwe bari bafite cy'ukuntu babasha kundera neza nkakura, ariko barabikoze. Bahindutse abarinzi banjye, baba abantu b'icyitegererezo kuri njyewe, bahinduka ababyeyi banjye n'inshuti zanjye magara. Gukurira mu bahungu gusa ntabwo ari ibintu byari binyoroheye. Nanjye nisanze sigaye meze nk'umuhungu neza neza, nta mukino n'umwe wa gihungu ntarinzi, byose bari barabingishije kuko na buri gikorwa cyose bakoraga twabaga turi kumwe. Bakoraga uko bashoboye kose ngo numve nkunzwe, banyitagaho uko bashoboye kose, nta na rimwe bigeze bandenganyiriza ko nabaye intandaro y'ibyabaye ku babyeyi bacu. Nari ndinzwe cyane, nkunzwe cyane, ku buryo nanjye nabyiboneraga n'amaso yanjye ko bankunda cyane.
nabonaga bankunda urukundo rudasanzwe. Gaby yari ameze neza neza nk'aho ari we papa wacu. Igihe cyose yabaga ari iruhande rwanjye arimo angira inama. Yari umuntu udasanzwe kuri twese, twaramukundaga cyane kuko nawe yaratwumvaga kandi akamenya n'ukuntu adutwara. Gaby yari intwari yacu, twamwigiragaho byinshi cyane ariko tukanamutinya kubera igitsure cye nyine kuko yari ameze nka papa. Ariko nyine ibyo ngibyo ntibitubuze kumukunda cyane ndetse no kumwubaha. Max wamukurikiraga we yari atuje cyane, bisa nk'aho ari we wari mama wacu. Nkiri mutoya njyewe na Alan niwe wamenyaga ko twiyanduje akadukarabya, akamenya ibyo dukeneye byose akabidushakira, cyangwa se byaba bidahari akabisaba Gaby. No mu gukura kwacu rero niko byakomeje. Iyo hari nk'ikintu twabaga twatinye kubwira Gaby, twacaga kuri Max, cyangwa se hari ikosa twakoze twabuze aho duhera tubwira Gaby ngo tumusabe imbabazi. Max yari afite ukuntu aca bugufi akamwegera akadusabira imbabazi kandi byose bikagenda neza. Twakuze bigoranye turi imfubyi zo kubabarirwa, ariko aho twari tugeze hari heza cyane, hari hashimishije kandi ari aho gushimira Imana. Twari umuryango wishimye, twanyuraga mu bigoranye byinshi tukababarana, twese tukababarira hamwe, hagira uwishima tukishimira hamwe. Intsinzi y'umwe ikaba iya twese, uwacitse intege twese tugafatanya kugira ngo tubashe kumuzamura. Bari baratwigishije ko ariko umuryango mwiza ugomba kubaho, maze kubera gushyira hamwe tuza kugera ahantu heza cyane hashimishije. Ku myaka 23 nari nzi igisobanuro cya nyacyo cy'umuryango n'umuvandimwe, kandi numvaga mfite n'icyizere ko mama wacu igihe gishobora kuzagera tukongera tukamubona. Najyaga mbibwira na basaza banjye ko mfite icyizere ko mama wacu dushobora kuzamubona, ariko Gaby na Max nkabona bitabafasheho, nta n'ikintu babwiye badashaka no kubyumva. Alan ni wenyine nkabona niwe muntu bisa nkaho bishishikaje. Gaby na Max bari bamaze gukura kandi ariko bari baranze gushaka abagore, kuko baratubwiraga bati wowe na musaza wawe Alan twabareze mukiri bato cyane, rero biratunezeza kubona ukuntu musigaye mumeze. Nuko bakatubwira bati ariko ibyo ntabwo bihagije, bati tuzagira amahoro twumve dutuje ariko mumaze kugira ingo zanyu, rero twebwe tuzashaka abagore dukora ubukwe ari uko mwebwe mwamaze gukora ubukwe. Ariko bakavuga ko cyane cyane njyewe ari njyewe ubahangayikishije cyane, ko niyo namara gukora ubukwe Alan we hari igihe batamurindira cyane, ko waba yiteguye nawe yahita akurikiraho agakora nawe ubukwe. Gusa bakambwira bati ibyo tukubwiye ntibizatuma uhubuka ngo ubane n'umusore udakunda, ngo nuko wenda wumvise yari afite gahunda ugahita ushaka kumusanga kugira ngo uduhe umwanya natwe tuzakora ubukwe nk'uko tubyifuza. Uzitonde, uzashake umusore ukunze abe ari we muzabana. Ibi tukubwiye ntibizigire bigushyiraho puresha habe na rimwe. Barambwiraga bati tuzagutegereza humura, ntabwo twitaye ku gihe icyo ari cyo cyose bizadufata. Nabanje kugira ngo barimo bariganirira, ariko sinakubwira umubare w'abakobwa Max na Gaby bagiye batandukana nabo kubera gutegereza. Abakobwa bakabona abahungu nta gahunda bafite bagahitamo kubivamo. Birumvikana ko bagombaga kubasiga bakishakira abandi bakuru, kuko ntabwo bari gukomeza kwishinga. Basaza banjye barafite iyo myumvire imeze uko yo kuzashaka, nanjye naramaze kuva mu rugo kuko n'umuhungu twari tumaze igihe dukundana, twari dufitanye gahunda yo kuzabana, twari tumaze iminsi mike dutandukanye. Narabinginze ndababwira nti muhumure, ni ukuri nimumara gushaka ntabwo nziyandarika, nzakomeza nitware neza, nzakomeza mba umukobwa mwiza nk'uko mwandeze, ntabwo nzigira nitesha agaciro. Ndababwira nti cyangwa se niba mwumva mufite impungenge
umwe muri mwebwe namara gushaka nzaza kuba mu rugo rwe, ntabwo nzigera naniranywa n'umugore we, nziyubaha, nzitonda, ntabwo nzigera mutesha umutwe, ndabinginze ni ukuri mwikomeza kuntegereza. Barabyanze, nuko baranseka bati ariko se ufite ikihe kibazo? Wowe humura wipanika, tuzagutegereza kuko nta mugabo usaza, ibyo ngibyo nawe ngira ngo urabizi neza. Banze kuva ku izima, nanjye ndabihorera, ariko kutagira umukunzi muri ibyo bihe numvaga bitangiye kunsaza, kuko n'abageragezaga kuntereta muri iyo minsi numvaga ntabakunzi. Nuko nkavuga nti ese uwafata uwo mbonye aho kugira ngo nkomeze gutinza abavandimwe banjye. Nabonaga ntangiye kubabangamira, gusa ariko nanone nakibuka amagambo bambwiye yo kudahubuka, numva ngomba gutuza nkazasubira mu by'urukundo ndi kumwe n'umuntu numva nkunze cyane. Twabaye aho dukomeza kwibera muri ubwo buzima bwari bumeze neza hagati yanjye n'abavandimwe banjye. Umunsi umwe ariko wari umunsi udasanzwe, twari dutegereje igihe kinini cyane. Hari mall imwe yagombaga gufungura, yari mall nini cyane, iri nka supermarket ariko yo none hari nini cyane ku buryo budasanzwe. Yari yubatse ku buryo bugezweho cyane, iri ahantu heza cyane, hari ubusitani bwiza. Ibikoresho byaho kuri uwo munsi wo kuyitaha byari biri kuri poromosiyo. Uwari bugure ikintu icyo ari cyo cyose, igiciro cyari kiri kuri 80%, bakakugabanyirizaho 20% yose. Ntibyari ibyo gusa, kuko muri buri kintu umuntu yari bugure hari harimo no gutombora. Hari ubwo washoboraga gufungura maze ambaraje bagufungiyemo ugasanga harimo agapapuro kakubwira ikindi kintu watomboye, ndetse gishobora no kuba ari ikintu gihenze cyane kurusha n'icyo wari waguze. Gusa ikintu cyari kibabaje ni ukuntu bari buyitaha amasaha y'ijoro, bari buyitahe kuva saa 2 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro. Izo saha ariko nubwo nabonaga zibangamye cyane ku mukobwa nkanjye, ariko numvaga ntagomba kuburayo. Niyo nagirayo gusa nkinjiramo nkagura akantu kamwe nkanafata agafoto, ubundi nkahita nigarukira, numvaga byaba bihagije. Nahise nsaba uruhushya basaza banjye, nubwo bwose n'ubundi nabivuze nzi neza ko atari buze kunyohera kuba banyemerera. Nuko n'ubundi koko nkimara kubivuga bahita bampakanira, barambwira bati ntabwo uri buze kujyayo. Saa 2 z'ijoro umukobwa bakiri mu muhanda akoramo iki? Nuko baravuga bati nako saa 2 ni isaha yo gutangira. Ubwo urumva ushaka kuza gutaha saa 5 z'ijoro ari uko bamaze gufunga izo saha mu muhanda, umukobwa w'inkumi nkawe urumva ibyo bintu bikwiye? Barambwira bati reka reka ntabwo uri bujyeyo. Nuko ndababwira nti ni ukuri ndabinginze, ndamara iminota 10 yonyine, ntabwo ndi butinde. Gabi wari mukuru aravuga ati ntaho uri bujye, ibyo ngibyo ushaka kujyamo ubundi urumva bikumariye iki? Mwese murimo murakururwa na poromosiyo na tombora. Tuzashaka umunsi ari ku manywa tujyeyo, tujyane twese nk'umuryango, ukore liste y'ibintu byose ukeneye ushaka kuzagurayo, tuzabikugurira ku biciro bisanzwe. Mukarande barambwira ati Ariana, ngiye ku kazi, ntuze gukora ikosa ryo kuza kugenda tutabizi. Gabi yahise ajya ku kazi koko, sigarana na Max na Alan. Kuko twendaga kungana, niwe muntu wenyine washoboraga kunyumva, kuko niwe muntu twabaga dufite ibitekerezo byenda kungana, twabaga dutekereza ibintu byenda kumera kimwe. We yahise avuga ati ikibazo nuko ari nijoro, kandi izo saha hari ikiraka Max amaze kubona njyewe na Gabi turaba twagiye kukimufasha. Numvise ko bose baraba badahari ndishima, gusa sinabereka. Ndababaza nti mwese si ubwo ni ukuvuga ko muraba mwagiye mukansiga njyenyine? None se muratasanga he? Arana ahita ambwira ati
ibyo turaba tugiyemo niyo byarangira kare ntabwo byarangira mbere ya saa sita z'ijoro. Max ahita ndeba nabi atariyana, nubwo turaba tudahari ariko ntuze gukora ikosa ryo kugenda tutabizi. Urabizi hari igihe Gaby aba abuze ikintu nkapfa kubavugira nuko akabareka, ariko kuri iyi nshuro ntago ndi ku ruhande rwawe. Ibyo ushaka kujyamo ntago ari ibintu by'ingenzi, ibicuruzwa ushaka kujya kugura ntago biri burare bishizemo uyu munsi, n'indi minsi yose uzajyayo uzabisangamo, kuko ku yindi minsi bazajya baba bafunguye kuva mu gitondo kugeza nijoro. Amafoto ushaka gufatirayo mu majaride yaho nabyo ntacyo bivuze, kuko ntabwo ubusitani bwaho buri burare bwimutse. Kandi Gaby yemeye ko tuzajyana, noneho bizaba ari na byiza cyane kuko tuzagenda turi kumwe nk'umuryango wose, dufite umwanya ukifotoza uko ubishaka, ukagura ibintu byose ushaka nk'uko yabikwemereye. Ikindi kandi nta mukobwa w'inkumi ugomba kurara agenda iryo joro ari wenyine. Max yamaze kumbwira gutyo numva nawe ntanshyigikiye, kandi ari we muntu wajya gupfa kutwumva akanadusabira uruhushya kuri Gaby. Numva birambabaje cyane, nuko ndamubwira nti ese mwaretse nkigendera saa 2 z'ijoro kuko ni kera, ko ndi bugereyo nka saa 1:15 bagafungura mpita ninjira, saa 2:20 wenda nkaba nditahiye ndagarutse. Ubwo ni kera. Ese muzabona ryari ko nakuze? Ni ryari muzabona ko ntakiri wa mwana w'imyaka 5? Ni ryari muzabona ko nakuze, ko nanjye bafite uburenganzira bwo kuba nakora ikintu nshaka? Muzarekeraho gutuma nkomeza kubaho nk'imbohe kugeza ryari? Ndamubwira nti ndabamenyesha ko maze gukura bihagije, ko nanjye mfite uburenganzira bwo kwihitiramo ikintu icyo ari cyo cyose nshaka. Mfite ubwenge bwo kumenya ibimbereye byiza, nzi kwihitiramo icyiza n'ikibi, kandi mfite n'uburenganzira bwo kumenya ikintu icyo ari cyo cyose nkeneye kurusha uko mwebwe mwakimenyera. Max ahita ndeba ati urambabaje cyane Ariana, nari nzi ko utandukanye n'abandi bakobwa, ntabwo nari nzi ko ibyo dukora byose ngo tukurinde ikibi cyose, cyangwa se ko wahura n'ibibazo wowe ubona ko turimo kukugirira nabi. Nuko ndamubwira nti si ukungirira nabi, ariko hari aho namwe mukabya saa 2 z'ijoro nabi iki koko? Ese bamfata ku ngufu? Ese banshimuta? Ese ndi umwana utazi kwambuka umuhanda wenda ngo bangonga? Ese ntago nzi icyapa cy'iwacu ku buryo wenda banandengeje iwacu ntahamenya? Murambuza kwigendera kugira ngo bigende bite? Ese murumva nabi iki koko? Ubu se nta bakobwa mujya mubona banataha amasaa 7 y'ijoro? Arani wari wakomeje guceceka yahise avuga ati Ariana, witekereza byinshi cyane, umvira abavandimwe bacu nk'uko barimo kubikubwira, kuko urabizi ko byose bakora baba badushakira ibyiza. Njyewe ndabizi ikigushishikaje cyane ni uguca agahigo ko kuba mu bantu baba babashije gutaha iriya mall. Nushira uburakari ugatekereza neza, urasanga wowe nta nyungu nyinshi cyane bigufitiye. Niba wumva ushaka kubona byose, uze gucana televiziyo, ndabizi neza byose biri buze kuza gucaho kubera ukuntu hariya hantu bahamamaje. Rero njyewe ndumva ibyiza wabikurikirana wibereye hano mu rugo, kandi n'ubundi uraba umeze nkaho uhibereye, kandi nta nubwo uraba witeranyije n'abavandimwe bawe. Arambwiye gutyo numva ndababaye cyane, nuko noneho numva nawe ndamurakariye, nibaza impamvu nawe antereranye, kandi ubundi yarahoraga ari iruhande rwanjye. Numva birambabaje cyane.
bahise bagenda bajya mu kazi nsigara mu rugo njyenyine, ariko numva mbabaye cyane nkibaza nti ese ni ryari bazarekeraho gukomeza kugenda banshoreye bakajya bareka nanjye nkijyana njyenyine nkinjoyinga ibintu byose nk'uko mbishaka? Ese iyi ni gereza mbamo cyangwa ese ntabwo babona ko maze gukura? Ese kuki batanyumva? Nuko nkavuga nti ese ubu koko nta n'agafoto na kamwe ndi buze kuza gupostinga? Oya, ngomba kuza kujyayo, singomba gusigara, bagomba kandi kumenya ko nakoze. N'ikindi gihe bakajya bareka nkigendera. Nka saa 12 Gaby yarampamagaye arambwira ngo nihangane bari buze gutaha batinze, ngo Max hari ikiraka yabonye bari buze kuza kujya kumufasha, ati wihangane maze rero ntuze kuza kugira ubwoba. Gaby yarabimbwiye ariko ntabwo arazi ko ba Max bagiye babimbwiye, ariko ako kantu yasorejeho ngo sinze kugira ubwoba numvise ari kabi cyane, numvise ntagakunze ndibaza nti ariko se koko ngo sinze kuza kugira ubwoba? Ese bazarekeraho gukomeza kumfata nk'uruhinja kugeza ryari? Uzi ko babyibagiwe, bibagiwe ko ndi umukobwa w'inkumi w'imyaka 23, barumva nkiri umwana ku buryo bakirwa bambwira amagambo nk'abirwa bambwira. Byarambabaje. Icyo gihe nari niriwe mu rugo, ibintu byose nabishyize ku murongo kuko nari niteguye kuza kugenda. Nkimara kumva ko bari buze gutaha batinze, nari niteguye, amasaha yari yatinze kugera kuko numvaga namaramaje ngomba kuza kujyayo baza kubimenya bagakora icyo bashaka. Saa 9 zageze nanjye nahageze. Byari byiza, hari ahantu heza cyane, abantu bari benshi cyane, ariko hari abantu b'abasirimu gusa. Byasaga nubwo nari nahinze nanjye nkahaza, ariko ntago hari ahantu ho mu rwego rwanjye. Hari ahantu nabonaga hari ahantu hari abaherwe gusa, nta muntu uciriritse n'umwe nabonagamo. Nahise ntangira gutembera mu busitani bwaho, ndeba ukuntu ari heza cyane ku buryo butangaje. Ubundi mfata fone yanjye mpamagara abakobwa b'inshuti zanjye, maze umpamagaye wese akambwira ko atabona ukuntu aza, ko iwabo bamwimye uruhushya, ko bamubwiye ko atarara agenda muri iryo joro, ko ibyiza ari uko yakihangana akazaza ari ku manywa. Barambwira bati wowe rero niba wabashije kuhagera, hatembere hose, uze no kwinjiramo imbere utumenyere ahantu hari utuntu twiza tuzagarukane. Uwo mpamagaye wese natungurwaga no kumva ambwiye ati banyimye uruhushya, maze ngeze aho ndibaza nti ese abandi bana bose ko babimye uruhushya bakihangana bakaguma iwabo, njyewe ni ukubera iki kwihangana byanze nkaza? Ese ubu sinakabije? Nuko ngeze aho ndikomeza nti ibyo nakoze nibyo nagombaga gukora wana, nta mpamvu zo kujya badufata nk'impinja bakaduhuza mu ngo z'iwacu nk'aho ari muri gereza turi imfungwa. Nta wundi muntu nongeye guhamagara kuko bose numvaga barimo kumbwira ko bataje. Nigumira aho ngaho njyenyine, nta muntu n'umwe kandi nabonaga nzi, nta n'uwo nari gutinyuka kwegera ngo muvugishe, kubera ukuntu nabonaga abantu bose baho ngaho ari abasirimu, ari abakire cyane, ntatinyuka no kubegera. Natangiye kwifata uduserifi, ngenda nifatira utuvidewo muri ubwo busitani bwiza gutyo, ariko nyine nta na kamwe nshobora gupostinga. Nuko nkoherereza abashuti banjye ndababwira nti mumbabarire ntimuze gupostinga, basaza banjye bataza kubimenya, sinshaka ko bamenya ko nagiye. Ndimo ngenda ntembera muri ubwo busitani nkomeza no kwirebera ukuntu ari heza cyane. Hari umusore naguyeho ari wenyine, nta muntu n'umwe bari kumwe. Yari umusore mwiza, wambaye neza cyane. Nkibaza nti ese umuntu yambara neza kuriya aje ahantu nk'ahangaha? Yarahagaze wenyine kandi wagira ngo ibitekerezo bye biri kure cyane, dore ko yanambonye akikanga. Yari umuhungu mwiza w'igihagararo ku buryo numvise hari ikintu kidasanzwe kirimo kunkurura kuri we.
sinamuvugishije, nabaye nk'ubyirengagiza, nuko ntera intambwe nkeya ngeze imbere ariko gukomeza kugenda biranga, numva nahindukira nkongera nkamureba, nuko nkuramo fone yanjye. Si uko fone yanjye numvaga muri icyo gihe nyikeneye, ahubwo nagira ngo mere nk'aho nyihugiyeho, nkomeza mpagaze aho ngaho, nuko ngeze aho mpindukiza amaso kugira ngo ndebe ko byibuze twakongera tukarebana, nuko ntungurwa no gusanga nawe yahindukiye arimo kundeba, mpita nkomeza kwifatishwa fone yanjye. Nuko hashize akanya nanone ndongera ndahindukira, turongera duhuza amaso, nuko ntungurwa nawe no kubona nanone yari yongeye kundeba. Nahise nikanga, ndongera ndeba muri fone yanjye, ntangira gukanda imibare nanjye ntazi iyo ari yo. Nuko hashize akanya mpita nyibika, nahise ngenda njya guhagarara ku muryango kugira ngo nze kwinjira mu ba mbere, kuko saa 2 zari zigeze. Zikikubitamo umubyigano wari mwinshi kuko buri wese yashakaga guca agahigo ko kwinjiramo ari uwa mbere. Gusa byo sinabishakaga kuko numvaga bishobora kuza kunkuraho, kuko naratekerezaga nti nk'ubu ngubu hari itangazamakuru bari gufata amafoto n'amavidewo bakaza kubyerekana, naba nsibye kuko basaza banjye bahita babibona. Nararetse umubyigano usa nkaho ucogoye, ninjira ndi nk'uwa 20. Nkigeramo imbere naravuze nti wawu, mbega ukuntu aha hantu ari heza cyane, mbega ukuntu ariko basaza banjye bashakaga kumbuza kuza kwirebera ibintu byiza. Nararebye ndumirwa, ndavuga nti ntabwo nari nzi ko ahantu heza nka gutya habaho. Hari heza cyane, harimo ibicuruzwa bigezweho byiza cyane, ariko binahenze kubi. Mu by'ukuri ntabwo hari ahantu njyewe nabonaga hari n'ikintu cyaho na kimwe nakishyura. Muri icyo gihe ahari hari ibicuruzwa by'ibiribwa sinari mpitayeho, ahubwo nashakaga kwigerera ahari hari inkweto n'amasakoshi, kuko nibyo bintu nakundaga cyane. Nageze aho biri ndareba ndumirwa kubera ubwiza bwabyo, ndebye ibiciro ariko ndikanga, nubwo byari biri kuri poromosiyo. Nabonye nta n'agakweto na kamwe cyangwa se agasakoshi nshobora kuza gutahanamo. Natangiye kuzenguruka hose ngenda ndeba, ariko ngeze ahantu hamwe ndebye imbere yanjye mbona wa musore turongeye duhuje amaso, nta nubwo nari nzi ko nawe yinjiyemo. Nahise mbona murebye, ndetse we yari arimo no kundeba cyane, wagira ngo yari amaze akanya arimo kunyitegereza. Nahise ntangira kwibaza nti ese Mana yanjye ibi ni ibiki? Bite byanjye n'uyu musore? Kubera iki turimo gukomeza guhurira ahantu hamwe kandi tukanahuza amaso? Ese namukunze cyane? Ese nawe yankunze? Kuki buri gihe turimo gukomeza kurebana? Ese ni ibintu birimo gukomeza guhurirana? Umutima wanjye watangiye kunsunikira mu kumuvugisha, ariko mbura aho nahera neza neza. Inzira nari ndimo nahise nyireka, numva ubwenge bwanjye hari butari no ku murongo, nanjye sinari nzi ibyo ndimo gukora muri ako kanya. Nahise nsubira inyuma, ngata nabona ko wenda mwitayeho cyane. Nageze imbere, mpindukiyeho gatoya mbona n'ubundi yankurikije amaso. Nahise ndeba ku isaha, mbona ya minota 20 nari nihaye ko ndibuze kuza kuba nsohotse byandenganye, imaze kuba 40. Mbona bimaze kuba 2:40. Ubwoba bwaranyishe, ni Mana yanjye, mbega amasaha ukuntu arimo kwirukanka. Ya minota yanjye 20 maze kwikuba kabiri, maze kuba 40. Nahise njya ahantu hamwe nari ntaragera, ntangira kwitegereza ibicuruzwa byaho. Hari ahantu hari udukote twiza cyane, bivazwa nuko nta na kamwe ndibuze kuza kuguramo.
ibiciro byaho byari biri hejuru cyane, ariko ndavuga nti ntacyo, ubwo nibura ndi butahe ibiciro mbizi, gambiri n'ubundi kuko atazi ko naje, nituzagarukana nzaba nzi ibyo nzagura n'amafaranga nzamusaba. Nuko ariko mbona ko nanjye ngomba gushakisha akazi kanjye, nkagira ibibazo byanjye nzajya nikemurira, ntagumye gutegereza ko basaza banjye bampa. Nkiri aho ngaho muri utwo dukote nadukunze cyane narangaye, narongeye mpuza amaso na wa musore. Noneho yahise aza ansanga aranyegera, turahagararana, twari twegeranye cyane ku buryo yanahumekaga umwuka we nkawumva. Ubwoba bwaranyishe, ndibaza nti Mana yanjye, ibi ni ibiki koko? Yaranyegereye cyane, ibaze nawe urwo rwego byari biriho. Yaranyitegereje andeba adahumbya, numva bitangiye no kunyiterera ubwoba, nubwo nari namukunze cyane. Maze mbonye ukuntu akomeje kundeba, mpita mpindukira ngo nigendere. Ntaragenda ariko abibona ko nshaka kugenda, amfata akaboko, aramwenyura, arampamagara ati Keila. Yabivuze anyitegereza mu maso mu ijwi ryiza cyane, maze ariko ibyo by'ukuntu avuga sinongera kubyitaho, ahubwo ubwoba butangira kuntaha, umutima wanjye utangira gutera cyane, numva bitangiye no kunshanga. Ubwo kandi ari nako amfashe akaboko, maze ndamubwira nti mumbabarire, mushobora kuba mwanyitiranyije n'undi muntu, ntabwo nitwa Keila. Ibyo noneho ariko nabivuze ndimo ngerageza kwiyumanganya, ngerageza guhisha ubwo bwoba bundimo kugira ngo atabasha kubibona, maze mbimubwira ndimo kumwenyura. Nawe yahise andeba, akomeza kumwenyura, maze ariko ahita azunguza umutwe. Mbona n'isura ye irahindutse cyane, isura ye ihita yijima mbireba, ubwoba burangira buranyica cyane. Maze noneho akambya agahanga, andeba nabi cyane, ati Keila, ntugerageze kongera kunzanaho iyo mitwe yawe, iyo mikino yawe, ugerageze uyihagarike. Maze n'ijwi rikakaye cyane ati ubona iyi si ari nini bingana iki, ku buryo watekereza yuko ntazongera kukubona Keila? Numvaga uzanyisha kugeza ryari? Natangiye kwibaza nti uyu ni muntu ki urimo kunyitiranya n'undi muntu? Ese yaba afite ikibazo cyo mu mutwe? Kuki arimo kunyita Keila? Nahise mwishikuza ngo adakomeza kumfata. Indoro yari mu maso ye arimo kumwitegereza, numvaga itangiye no kumiterera ubwoba bwinshi cyane. Yari indoro iteye ubwoba ku buryo natangiye no gutitira, wagira ngo ntiyari akiri wa musore mwiza nari nabonye nkumva ndamukunze. Umutima wanjye wakomeje gutera cyane, ndamubwira nti erega ntabwo nitwa Keila. N'ubwoba bwinshi cyane, ndimo gutitira nawe abibona. Ndamubwira nti wanyibeshyeho. Ibyo namubwiraga byose byabaye nk'aho atarimo kunyumva. Arongera aranyegera cyane, maze arambwira ati urishobora ko utari Keila? Ndamubwira nti ntabwo ndi we, nitwa Rihanna. Yazunguje umutwe nanone arongera aramwenyura. Abatubonaga tumeze uko ahari bagira ngo ni nka couple yaje gukundanira aho ngaho, nta n'umwe wari utwitayeho. Bose barimo bazenguruka bigendera, bareba ibyo bicuruzwa bidasanzwe byari biri aho ngaho. Nahise numva natabaza, ariko ndabitinya kugira ngo hatagira abanyibazaho cyangwa se bakanseka.
maze kuri uko gukomeza kunyegera cyane noneho yoroshya ijwi rye arambwira buhoro atuje cyane. Numvaga ukuntu yavugaga none hari byiza ariko nanone nkumva nta mpamvu yo kubyitaho, maze none asa n'unyongorera atuje cyane arambwira ati Keira, iki gihe cyose wari uri hehe koko? Ese wari waragiye hehe? Wari waranyihishe hehe Keira? Ese Keira, uzi ukuntu nagushakishije nkagushaka amanywa nijoro ariko sinkubone? Kubera iki wanduhije? Kuki wamvunye ngushakisha Keira? Ngize Imana rero ndakubonye, nizere yuko utari buze kongera kunshika ukigendera. Noneho kuri iyi nshuro nabonye ukuntu ndi mu bibazo bikomeye cyane, mbona ibyo turimo byose nta mikino irimo. Ndibaza nti ese ndakora iki ngo numve yuko ndi Ariana ntari Keira koko? Mpita mubwira nti ndarahiye sindi Keira, nitwa Ariana. Nabivugaga noneho nshaka no kurira. Ndamubwira nti ndakwinginze gerageza kunyumva, ntabwo nitwa Keira, urimo kunyita umuntu ntazi. Ntabwo nzi icyo nakora kugira ngo wumve ko ibyo ndimo kukubwira ari ukuri. Ibintu urimo kuvuga byanyobeye, uwo muntu urimo kuvuga simuzi. Reka byibuze njyewe nkwereke n'ibyangombwa byanjye ubone ko ndi Ariana ntari Keira. Yahise yongera kundeba cyane maze aramwenyura, maze kuko nashakaga kwigendera ndamwishikuza ariko ntiyatuma ngenda. Arongera amfata akaboko none haranankomeza cyane, maze araseka ati uravuze ngo ibyangombwa byawe? Keira, amayeri yawe yose n'uburyo ubeshya byose ndabizi. Ntabwo rero kuri iyi nshuro wanyifatira, njye nawe turaziranye sibyo Keira? Ntumpindure inzanga rero. Ayo magambo noneho amaze kuyambwira, numvaga aho bigeze ngiye kumwihorera singiye ikindi kintu nongera kumubwira. Numvise noneho ngomba gutangira kumuhuririza abantu bikaba uko byakabaye, kuko numvaga bimaze kundenga. Ngiye gutabaza ariko yahise andekura, ariko arambwira ati Keira, umenye neza yuko uyu munsi turi buze kujyana, ndi bugusubize mu rugo. Ntabwo uri buze kubasha kongera kunshika ngo wigendere nk'uko urimo kubitekereza. Yahise andekura nuko ndiruhutsa, mpita ngenda nihuta cyane n'ubwoba bwinshi cyane. Nkibaza nti iki si igitangaza ra? Gute umuntu yifata akanyitirana n'undi muntu kuri uru rwego koko? Nagendaga nihuta nkanyuzamo nkanahindukira nkareba inyuma, ariko mfite ubwoba bwinshi cyane bw'uko ashobora kuba yankurikiye. Ariko ngeze ku muryango ngiye gusohoka nahindukiye mbona ntabwo yigeze ankurikira. Ndiruhutse ndavuga nti Imana ishimwe. Nubwo nishimiye ko atankurikiye, ariko amagambo yari asorejeho ko tugomba kujyana yakomezaga kuntera ubwoba bwinshi cyane. Nageze hanze mpita njya muri parikingi n'ubwoba bwinshi cyane, nuko ntekereza ku kintu ngiye gukora kuko numvaga ko ashobora kunkurikira. Numvise nta kindi kintu nakora usibye kubwira basaza banjye, akagiramo umuza bakamfata tugatahana. Ndavuga nti ngomba kubabwiza ukuri bakaza kumfata, wenda bakandakarira aho kugira ngo ikintu kibi kimbeho. Nakuyeho fone yanjye nuko nyifata vuba vuba mpita mpamagara Arani, kuko numvaga ari we muntu wabasha kunyumva vuba kurusha abandi bose. Nahise muhamagara
ngize Imana ahita ananyitaba arambaza ati ari umeze neza, irungu ryakwishe, ubwoba bwakwishe, maze mu ijwi ryuzuye ubwoba bwinshi cyane ndamubwira nti sha arani mumbabarire ni ukuri nabasuzuguye, none ntangiye guhura n'ibibazo byinshi cyane. Ntararangiza kuvuga arani arikanga atuvuze ngo iki Ariyana wakoze ikosa ryo kugenda. Yahise arakara cyane ati ntumbwire ko ibyo twakubwiye byose wabirenzeho nuko ukagenda. Ndamubwira nti ni ukuri nabababaje ariko mumbabarire ni ukuri nagiye nyine niho ndi, ariko ntago binyoroheye habe na gatoya, nkeneye ubufasha bwawe. Hari umuntu mbona asa nkaho yanyitiranyije, mfite ubwoba bw'uko ashobora no kunshimuta. Arani ubwoba bwahise bumwica ati Ariyana ibintu urimo kuvuga ko numva bidasobanutse. Ndamubwira nti Arani ntago wabasha kubyumva, urumva natinye kwitahana kuko mfite ubwoba bw'uko ashobora kunkurikirana. Icyo nkeneye rero cyane muri aka kanya ni uko waza ukamfata, ibindi ndabigusobanura neza nuhagera. Mfite ubwoba bwinshi cyane, ndakwinginze mfasha. Yego mfite n'isoni z'ibyo nakoze, ndimo ndicuza impamvu nabasuzuguye simvumvira, ariko ndakwinginze byose byirengagize, ni ukuri mbabarira uze kundeba, niteguye mwese kuza kubasaba imbabazi, kandi ni ukuri sinzongera, niba ari isomo ryo kutumvira naribonye. Arani yahise ambaza ati none se ubu ngubu uri hehe, urimo imbere cyangwa uri hanze? Nahise mubwira nti oya ntago nimo imbere, nasohotse hanze kugira ngo mbashe kuguhamagara. Ndamubwira nti ndi hanze, ndi ahantu njyenyine muri parikingi. Nuko ahita ambwira ati Ariyana gute koko, gute wakora iryo kosa? Iyo bimeze gutyo ukeka ko hari umuntu ushobora kugukurikirana, ujya ahantu hari abantu benshi kandi hari n'amatara, ku buryo atatinyuka kugira ikintu yagukorera uri muri abo bantu bangana gutyo kandi hari n'ahantu hari urumuri. Ntabwo yabitinyuka kuko abantu baba bamureba. Gerageza usubiremo imbere kandi ujya ahantu hari abantu benshi. Subiramo imbere Ariyana ndakwinginze. Mpita mubwira nti nari mfite ubwoba, ariko noneho nawe urushijeho gutuma ngira ubwoba bwinshi cyane. Arani ahita ambwira ati njyewe ubwoba ndabufite bwinshi Ariyana, ahubwo reka duhamagare polisi nayo ize ikurebe. Mpita mubwira nti oya nta polisi, kandi none se polisi yaba ari iki, twaba dukabije? Ubwo se polisi ihageze ntimubone badufata gute? Reka ibya polisi byihorera, ahubwo wowe ngwino inzego z'umutekano zireke, ngwino witinda, njyewe ngiye kuba nsubiyemo imbere, nuhagera winjiremo imbere turavugana nkubwire aho mpagaze. Nkimara kuvugana na Arani ntarahindukira, nagiye kumva numva umuntu amfashe antugutse inyuma. Nuko ahita anyongorera arambwira ati wawu ndumva utangiye kumpururiza, erega ndakwiyiziye neza. Nuko ahita amfata ibintu abishyira ku munwa ntaratabaza, numva ntangiye no kubihumeka, wagira ngo byari ibintu by'amakemikozi bisinziriza umuntu. Ubwoba buranyica, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Nashidutse nabihumetse kuko impumuro zabyo narazumvaga neza, ntaramenya ibyo ari byo. Maze ahita yongera aranyongorera arambwira ati tuza nkujyane. Nari maze igihe kinini cyane narakuzi, nashatse kuvuza induru ndetse no kumurwanya ariko biranga. Nuko ahita ambwira ati wabikoze neza, waje uhagarara neza neza impande y'imodoka yanjye, kugushyiramo ntabwo biri buze kungora. Nta rindi jambo ndavuga,
natangiye kumva ntangiye kuzungera, ntangira kubona ibikezi mu maso yanjye, mbona ahantu hose hahise haba umukara, kuvuga biranga neza, nashidutse nshaka kwikubita hasi, nuko nawe ahita amfata nshiduka ndi mu maboko ye. Ubwenge bwanjye noneho bwahise bugenda ku buryo nta n'ikindi kintu nongeye kumenya. Aha rero niho dusoreje igice cyacu cy'uyu munsi. Mwakoze cyane kubana natwe. Ese Ariana byamugendekeye gute? Ese yaje gutabarwa basaza be bamugeraho bataramugeza ahantu kure? Ese koko ko bakomeje kumwita akayira, ibi bintu azabikira gute ko umuhungu yanze kuva ku izima? Ntimuzacikwe rero naho ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.